Yes, mugubwe neza kandi cyane ibiri mwe ni trainer speaker mentor. I love you so much. Nk'ibisanzwe iyi ni Wise Dream Pro aho tuganira kubigezweho kubifasha abantu. So, hanyuma rero tugiye kugana kandi cyane ariko umunsi kiganiro turaza gutanga ni ikitanga recognition ku bantu ndetse no gushimira team yanjye yitwa Vision Group, especially muri LIVEGOOD guys. Ntabwo ndi gushimira team yanjye gusa, ndashimira n'abandi bagiye batandukanye twagiye dukorana muri LIVEGOOD uko mu myaka 6 ishize natangiye umugore network marketing, ariko mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka nza kumenya amahirwe adasanzwe yitwa LIVEGOOD. Sinigeze nyumva ngo nyagaciro, nayiciye amazi bitewe nuko nabonaga ishobora kwimeza n'ibindi byose byagiye bitambuka, ariko nyuma gato mu kwezi kwa gatatu ku itariki 2 uyu mwaka nza kumenya ukuri kuri company idasanzwe yitwa LIVEGOOD yakosoye amakosa yose mu cyitwa network marketing. Ndanje mfata umwanzuro nshaka kunyinjiza ninjira muri LIVEGOOD. Uko natangiye LIVEGOOD uyu munsi namazemo amezi 2 mfite raka ya gold. Ndashimira Imana, ashimira ndetse n'abantu bafashije kuyigeraho abo nasanze muri LIVEGOOD. Bamwe ndaza kubavuga cyane mu by'ukuri ni raka ya gatatu muri LIVEGOOD. Navangu ndabyishimiye cyane. Bitari ibyo gusa nanashimira abafashije kubigeraho. Vango Vision Group nabo abo dukorana arabasha kugira amaraka agiye atandukanye, ariko mbere ko nshimira bagize amaraka ndashimira umuri wese ubashije kumenya LIVEGOOD. Nyimubwiye yarangiza akiyemeza no kuyikora, akiyemeza kuba twayikora. Rero guys, I'm super proud of you all my team members. You make it happen. Let me tell you this, we are just starting guys, okay? Nuko nabwiye ngo dutangiye, nivuga ngo dutangiye kandi tugomba no gusohoza ranki ikomeye cyane muri LIVEGOOD niyo bita Diamond. Wari wese muri LIVEGOOD waba utaragira ranka nimwe muri LIVEGOOD waba warayigize, ndamubwiza ukuri ngo ukwiye kugira ranka yitwa Diamond. Mbere ariko nagira kushimira cyangwa se kuri organizinga bagize ranka, reka mbanza nivugira ikintu cyitwa 4Ds. You have to know to achieve any rank in MLM business company from now, okay? Kuva uyu munsi ni muri network marketing yari yose waba urimo, ni muri LIVEGOOD cyangwa se ni mutari muri LIVEGOOD, I don't care. What the care is this? Ugomba kumenya 4Ds akufana kugira kuri rank yari yose. Nubwo izo 4Ds, D number 1, disgusting. Banza ugira ikintu by'ukumva kurambiwe. Uyu munsi nimba nta rank ufite se urambiwe ko udafite rank muri company. That's number 1. Nimba ufite rank, ese iyo rank uriho is it enough? Irahagije kugira ngo ubashe gutera indi ntambwe no kubanza ukarambirwa ahuri, no kubanza ukumva uzinutswe ahuri. Umaze kuzinukwa ahantu uri, ikindi kintu gikurikiraho ugira inyota yaho utari, ugira inyota y'ibyo udafite, ugira inyota yo kwavansa mu maranga. Nushaka ufite ranka nini cyane muri company urimo, ariko nzi neza ko iyo ranka hari ikindi kintu ushobora kuba kigize gute cyakurikiraho. Igisabwa ni igikiriro, ubanza wumve ko ukeneye indi achievement, banza wumve ko ukeneye indi advancement, sibyo? Rubango ukeneye kongera gutera indi ntambwe, okay? Nurangira uragira uragira iyo nyota. Icya gatatu, ya gatatu ivuga decision. Iyo urangiye kugira inyota, you make a decision guys, okay? Ufata ubango uzi n'ikindi, ngiye kugera kuri iyi rank, ngiye kugera kuri achievement, ngiye kuvanga, ngiye kugera hari. Nushaka utaratangira business ya network marketing, urakina gufata ubundi bwato uzi n'ikindi, ngiye gufata umwanzuro ntangire business kandi umwanzuro udasubira inyuma, okay? Nubango rako by'ukuri niba utarafata umwanzuro ntabwo ushobora kubona ranka muri company ya network marketing yose waba uri, especially muri LIVEGOOD. Ugomba gufata umwanzuro guys. All members of LIVEGOOD wherever you are, okay? Ugomba kumenya kugira ngo wavaze muri ranks, ugomba kuyifatira umubango uzi n'ikindi. Iyi ranka nyiriho nibyo narayibonye, ari cyatumye nyibona, ariko nagaje cyo kizatuma mbona iyi ngiyi. Ugomba kugira ikindi kintu ongeraho, then ukagira ngo tugafata umwanzuro. Then hanyuma icyakane na D ya nyuma ya kane ndavuga ngo ni determination. Determination ni ukwiyemeza, sibyo? Ukavuga ati enough is enough. Sasa rero mfashe umwanzuro n'ibyo ariko nongeye kugira gute ngiye kubikora, haba ari nijoro haba ari ku manywa, uko byayimeze kose utugiye ko n'ubango mu kugera kuri iyi rank. Icyo bizansaba cyose vango imvura yabigwa ngomba kubikora pangagera kuri rank, naba naniwe byabigoye byabikomeye, uko byayimeze kose ngomba kugera kuri iyi rank. Nta ngomba kugira gute, nta ngomba gusubira inyuma.
none gusubira kuri decision gatoya ngiye kugira aba network marketer aho mwamuri hose mwamuri mukora uko mwamubimeze kose network marketing campaign zose waba urimo ngiye kubwira ikindi kintu cyitwa decision aba network marketer bazava bakagira bafata imyanzuro ibiri. Decision number 1, they join the business. By joining a business aba network marketer iwo no mwanzuro wa mbere bafata wo kujoining a business. Decision number 2 nuvango nukuyikora mu byukuri buri serious. Kwa network marketing business mu byo buri serious ndi mwanzuro ugomba gufata. Iyo wafashe uwo mwanzuro no gufata kwa kwavansa muki muri ranka yose waba ushaka kugeraho muri LIVEGOOD. So cyane ndashimira company yitwa LIVEGOOD yabayeho uyu munsi tunayishimira cyane ko uyu munsi company iri muri company ebyiri za mbere zikora network marketing neza. Nimbira ngo ndakubeshya genda kucyo bita business for home ugugiringe winjiremo ureba amatora aheruka muri 2023 urebe company ya mbere urebe ya kabiri bazagusanga ari LIVEGOOD. Gishimije ni kimwe ibyo byose bigezeho nta mezi 7 8 10 namara kuguguza amahanga bivuze iki tiza serious business guys. Congratulations kuri company yacu LIVEGOOD dukunda mu byukuri yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ikosore byinshi byari bikosamye muri network marketing. Gihe cyose ubonye ikintu kiza mu kintu ukivuga nta rufana atari uko nyikora LIVEGOOD ari byinshi yakemuye muri network marketing kandi bigiye gutuma mu byukuri ibasha kuba company ihamye ifasha ubuzima bw'abantu benshi guhinduka. Sibyo gusa ndashimira cyane na Vision Group team mu byukuri iri kumfasha tugufatikanya kugera kuri byinshi kandi byiza cyane. Vision Group, I'm proud of you, I love you so much. Mu byukuri mwarakoze cyane bivuye ku mutima ndabashimiye kandi mu byukuri congratulations kuri kubarinda bayo bamaze kugira ranka yitwa bronze. Yes, bronze leaders nibo tugiye kureba. Congratulations ku muntu bita Jean de Dieu Nshimiyimana. Uyu mugabo he is a teacher by profession, n'umwarimu by'umwuga ariko akora na LIVEGOOD guys. Bivuze iki niba uri umwarimu aho uri hose kwisura mu turu umwarimu bivuze ngo LIVEGOOD wayikora kandi ukagira gutika kugiza amafaranga n'akazi kawe ukagakora. Uyu mugabo Jean de Dieu n'umwe mu bantu bagize mbere tutangira business arambye atemire bitewe n'umuhate we n'uburyo kinange mbona mfite umuhate tugiye gushyira imbaraga hamwe twubake business. Shimara Jean de Dieu thank you very much warakoze. Uyu mugabo twahuriye kuri Facebook turaganira tutangiye gukora business uyu munsi he is a bronze leader. Congratulations brother, you made it. Subde gusa turakongratulate umuntu bita Mushinzimana Faustin. Mushinzimana Faustin nawe ni umucuruzi akora muri uyu mujyi wa Kigali aracuruza vangu ni umuntu mu by'ukuri nawe ubona ko ikintu cya entrepreneurship akitaho ariko n'umusore uri open minded ku bintu bya business. Uyu munsi nawe afite ranka ya bronze twarahuye turaganira aranga temire nimba ariko nanjye nabikora reka tube committed ashyiramo imbaraga. Today we are celebrating his rank which is bronze. Turacelebrate ranka ya bronze. Faustin congratulations, keep it up. I'm sure silver zirahari, gold zirahari, amushu zazigiraho. Ndashimira kandi na congratulating cyane umuntu udasanzwe n'umugabo wubatse ufite umuryango ndamubwira ngo afite abana tungana sibyo nawe afite akazi akora business ariko afite n'akazi akabikorana byose kandi business ikagenda n'akazi kakagenda neza. Ni leader Morindangabo Jean de Dieu. Congratulations, keep it up, you are serious. Nawe yaragize aravuga ati niba ugiye kubikora nayo ngiye kubikora nubwo mfite akazi ariko turabishyira hamwe hanyuma tubikora. Uyu munsi he is a bronze leader muri LIVEGOOD. Congratulations Morindangabo, keep it up kandi bigiye kuza byinshi cyane. Undi muntu udasanzwe umvuje kumvugira ngo umuntu udasanzwe zo kubyandika muri comment hasi uti umuntu udasanzwe ni umuntu bita Mukwiye Abel Hamdun n'umwarimu by profession. He is a teacher by profession. Uyu munsi akora business ya LIVEGOOD ndetse ari kuavansa cyane ari kwihuta cyane ari gufasha abantu benshi ko mu gihe gito cyane cy'amezi 2 amaze cy'amezi cy'ukwezi n'igice akora business amaze gufasha abantu nabo kubona rank ndetse uyu munsi akaba ari bronze leader muri LIVEGOOD. Brother Mukwiye, I'm proud of you. You made it. Ndakwishimiye cyane kumaze kugira kuri urwo rwego ko waremeye kandi ko twagiye gute twashyira imbaraga hamwe tugakora business. I'm sure ibyiza bigiye kuba byinshi imbere yacu. Keep it up. Siwe gusa ndashimira undi muntu udasanzwe n'umumama noneho tumaze kuvuga abagabo ndashimira undi muntu udasanzwe n'umumama afite urugo. Sinibyo gusa uretse kuba afite inshingano z'urugo afite n'inshingano zo kuba ari umuvugabutumwa. She is a pastor. Nubango n'umupasiteri
avuga ubutumwa, afite inshingano z'urugo, ariko agashyira no gukora iyi business part time ya LIVEGOOD. Apart y'ibyo, uyu munsi she is a bronze leader muri LIVEGOOD, especially muri team yitwa Vision Group. Nisingizwe Oliver, I'm proud of you, congratulations, keep it up. Bigiye kuryoha kandi cyane, hari byinshi biri imbere yawe uzakora kandi ukageraho kubera imbaraga zawe, umuhati wawe. I'm sure tugiye gutera imbere cyane muri LIVEGOOD, dufatikanije urenge bronze, ube silver, ube gold, ube diamond. Keep it up, Olive, I'm proud of you. Siwe gusa tufite undi muntu udasanzwe, ni umumama, afite urugo, afite izindi nshinga, afite ibindi bintu akora, ariko kuba mu by'ukuri ari busy muri ubwo buryo ntibumubuza no gushyiraho ikindi kintu cyitwa LIVEGOOD business idasanzwe mu by'ukuri iri gufasha ubuzima bw'abantu benshi, nawe ari gufasha abantu benshi, nubwo nabwo bugahinduka. Nta wundi n'umuntu bita Kagoyire Peace, nawe ni umumama udasanzwe nawe ukora business. Uyu mumama ndamuvugaho by'umwihariko kuko ni umwe mu bantu bampamagara ati Emile, I'm proud of you, I'm believing you. Twabikora cyane, let's start this a business. Turatangira business. Uyu munsi nawe da celebrating ranka yitwa bronze. Peace, I'm sure you are going to be a silver, a gold, a platinum and a diamond. I'm sure, I'm proud of you, I'm believing you. Kuko byose ugiye kugira ngo tugiye kubigeraho kandi vuba cyane. Just let's keep working together as team. So siwe gusa hari undi mumama nawe udasanzwe, nawe ndamuvugaho gato ko nawe ari mu bantu bangiriye inama ngitangiye no business ya LIVEGOOD. Yaraje ngene nacitse intege numva byanze, ngiye kubona mbona araje arambwira ati turaganira, ndamubwira nindi ukora business tiye nanjye ndakubona ufite umuhate, tikomeza komera, shyiramo imbaraga. Ambwira ibanga rya business, arambwira ibanga rya business, ikintu kituma business ishobora gukura ikagira ahantu igera, nuko ugomba kugira gute, just believe. Uretse no kuba ari umuntu ari umumama w'umu-entrepreneur, ni n'umumama mu by'ukuri usenga, mu by'ukuri uvuga ijambo ry'Imana, ariko arambwira ngo ikintu gikora business cya mbere, it is just believe. Mbere yo kuvuga ngo congratulations mama Christine Uwimbabazi, reka mbwize ukuri ngo waranyubatse, wamaye ikintu cyiza cyane gikomeye gituma natangiye kwizera, ndakora nshyiramo imbaraga, mbona ko bishoboka. Umunsi nawe she is a bronze leader. Congratulations Christine Uwimbabazi, kandi warakoze, I'm proud of you. Kandi mu by'ukuri tugiye gushyira imbaraga nyinshi cyane zari zanashyizemo kugira ngo twese twake team ikomeye kandi igize gute, ifite umurongo, ifite imbaraga, mu by'ukuri ishimishe. Sibyo gusa, tufite undi mugabo udasanzwe yitwa Rushyana Etienne, nawe akora business ya LIVEGOOD part time. Ni umugabo afite urugo, afite umuryango, afite akazi, hanyuma yarangiza no muzindi nshingano akora aza kuba ari umuntu uvuga imisango. Guys, umuntu uvuga umuntu nanone uzi kuryoshya imisango y'ubukwe. Nimba uzakoresha ubukwe simbizi ukawambwira nkaguhuza nawe, no mugabo aryoshya imisango y'ubukwe. Sibyo gusa mu by'ukuri kuba afite izo nshingano zose z'akazi, urugo, imisango, ashyiraho na LIVEGOOD akayikora part time. Bivuze ngo nawe nimba uri kumva ino audio video, urumwe mu bantu twakorana kandi bikaryoha. Nta excuse guys, okay? Today he is a bronze leader in LIVEGOOD, especially muri team yacu yitwa Vision Group. Congratulations Etienne, I'm proud of you. Bigiye kuryoha cyane, tugiye kugera kuri byinshi cyane. I'm waiting for you to be a silver leader in LIVEGOOD. Komereza aho ngaho, biraryoshye cyane. Etienne, I'm proud of you. Siwe gusa hari umugabo nanone witwa Alphonse Musoni, nawe ntabwo ari ibyo akora gusa, nagakora LIVEGOOD gusa, nawe afite ibindi bintu akora, ariko akanashyiraho LIVEGOOD akayikora part time. Bivuze ngo nimba uri umuntu ufite ibindi bintu ukora, ntabwo LIVEGOOD yagombye kugira gute, yagombye kuba utayikora. Undi muntu udasanzwe, oh my godness, nawe ni umumama udasanzwe, nawe mwigiraho ibintu byinshi cyane. Njya mubwira ngo nimba hari ikintu kiryoha gishimisha mu buzima, ni ukubona umuntu ukuruta imyaka myinshi yagombye kuba mu by'ukuri agize gute, akubyaye, ko afite abana tungana bananduta, ariko akicara akamena akambwira ngo Emile, ibintu byose uri bikora bishyiramo imbaraga, ntuzacike intege, uzatera imbere. Nani other than Marinos Uwimana, gushimira ku nama zawe uma nyinshi cyane. Mu by'ukuri thank you very much. Sinibyo gusa kuri kushimira nyinshi cyane abafite kuba ari umuroyo mu by professional, kuba afite izindi nshingano nyinshi cyane. Uyu munsi she is a bronze leader muri LIVEGOOD, especially muri Vision Group. Marinos, I'm proud of you, keep it up. Kandi namumereza ndazishima cyane cyane cyane, umujyanama mwiza, abantu bajya bakwegera ubagire
inama. Sibyo gusa dufite undi muntu udasanzwe witwa Richard Kari. Congratulations nawe today ku nshingano zindi z'akazi akora. Mu by'ukuri nawe is a bronze leader muri LIVEGOOD especially muri vision group. Siwe gusa dufite undi muntu udasanzwe Nzabahimana Theoneste. Congratulations brother, ni umujene nawe uri gukora business kandi akayifatanya n'ibindi akora nanone, ariko byo ntibimubuza gukora business ye igatera imbere igakora cyane. Uyu munsi akabaje kugera kuri rank yitwa bronze, bivuze ngo niba yabikora nawe wabikora, kuko imbaraga akoresha nawe wagira gute wazikoresha. Saba gusa dufite abandi bantu nk'umuntu bita Generous Umuhoza. Uyu ngoma nawe ni umuntu ushyira imbaraga cyane muri LIVEGOOD, witeguye no gutanga opportunity ku bantu benshi. Uyu mwana nawe ni umwe mu bantu tujya twicara tukajya inama tukaganira. Mu by'ukuri ry'abantu ikintu kishimisha kurenza ibintu uko ibi byose byo turi kumwe wabangiye inama z'ubuzima, kandi nane bitari byo gusa kubera ko n'abantu bafite experience y'ubuzima, n'abantu bakoze mu bintu bye bitandukanye byinshi cyane mu buzima bwabo. Ariko uyu munsi turicara bakama inama tugakora business bakagera kuri ranka zishimije muri LIVEGOOD. Congratulations Generous Umuhoza kuri ranka ya bronze. Amushwa ugiye gukomeza utere izindi ntambwe. Undi ni umuntu bita Jose. Congratulations, keep it up, you made it for sure. Birashoboka kandi cyane bigiye kuryoha, uve kuri ranka yo ujye ku yindi gutyo bikomeze biryohe. Oh my godness. Ngibyo abantu bose hamwe n'abandi bose mwageninze business ya LIVEGOOD especially muri vision group. I'm proud of you. Kandi thank you very much to believe in me and to believe what I believe. Mwarakoze cyane kwizera, kunyizera no kwizera mu byo nizeramo ariyo LIVEGOOD project. Company ndasanga mu by'ukuri rigunda ubuzima bw'abantu benshi. Yajya mbwira abantu ngo mu by'ukuri arundi mu mama ari we Christina yongeye kubwira ngo ubundi ugomba kugira imitekerereze iri advanced. Ukabura umuntu ugira gute utanga, ukafatira ibiganza byawe ukabirambura ugatanga. Kurenza urambura ibiganza byawe ugiye kwakira, kuko ibiganza bitanga ni nabyo byakira. Iri jambo Christian aririmbwe duhagaza dutegereje abantu tujye kujyana gusura, ariko byarabyo byaramfashije. Bivuze iki muri LIVEGOOD? Mbere kugira ngo utere imbere ugomba kuba umuntu mu by'ukuri utanga. Uratanga iki? Uratanga amakuru ya LIVEGOOD. Rero utanga amakuru ya LIVEGOOD abantu benshi bakayumva, hari abazamva baze muyikorana. Rimwe muyikorana nibwo uzafasha kugira kubyo bashaka nawe bagire kubyo nawe ugere kubyo ushaka. Thank you very much. Nakubwira ngo niba umunyamuryango wa LIVEGOOD icyo usabwa ni kimwe, just share. Kwikuva ko umuntu ugiye kohereza amakuru ya LIVEGOOD ari kugira ngo azagukize, just umuhaye amakuru kugira ngo yamugire gute yamugirira akamaro. Namugira akamaro nawe bizagira gute bizakugirira akamaro. Icyo usabwa ni kimwe, gira gute gira umutima, ibiganza bigira gute birekura bitanga. Umva kuri gutanga ibyagira akamaro abantu. Bara bose batuwa dukongratulatinga barabikoze. Nani buri muri LIVEGOOD icyo usabwa ni nta kindi, gerageza bigira gute gerageza utange. So hanyuma ntabwo nabyarangira ntashimiye abantu naje usanga muri business n'abantu bakomeye cyane, nigira ibintu byinshi kandi mu by'ukuri gutuma mu by'ukuri nkunda LIVEGOOD. Mbafatiraho urugero, nta wundi umuntu wa mbere nshimira cyane umuntu bita Turahimana Jean Pierre. Turahimana Jean Pierre ni umugabo ukora no business ya LIVEGOOD, ni umwe mu bantu babonye politiki ya LIVEGOOD bakayifata hano mu Rwanda, bityo bakaniyemeza kuyitanga mu bandi bantu kugira ngo ibyase umusaruro. Bityo abantu benshi turi kuganiriza LIVEGOOD turi kuyimenya cyangwa turi kuyibabwira ko twayikuye ku muntu udasanzwe. Uyu mugabo yitwa Turahimana Jean Pierre. Uyu munsi he is a platinum leader muri LIVEGOOD. Congratulations sir, we are proud of you. Kandi warakoze kuri iyo opportunity, wemeye kumva wamara kuyumva kandi ukayisangiza abantu yihererana, ko byarashobokaga ko wari kuyumva mara kuyumva wayibwira uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu bagacika intege ugahita ubirekeraho, ariko bakomeje bakurushinga now turakura cyane bitari mu Rwanda gusa ahubwo hirya no hino muri Africa because of you. Thank you very much Platinum Arida Turahimana Jean Pierre. Siwe gusa handi muntu ndaza gushimira mu by'ukuri nkimara kubona abirimo ari kubikora byaduye kugira gute gushaka kumenya uko iyi project iri gukora. Bamwita niyo nshuti Celestin Ferias. He is a mentor, he is a leader. Uyu mugabo ari gukora business ku rwego ruri hejuru cyane. Uno mugabo ari gushyiramo imbaraga bituma ndamwigiraho cyane, bigatuma nanjye mvuga ngo if we can do it why not me. Niba yabikora kubera iki jewe. So rero uyu munsi rero mubwiza kuri ngo nyakubahwa niyo nshuti, thank you very much kandi keep it up, urashoboye. Amushwa turakwigiraho byinshi kandi mu bantu by'ukuri gutuma LIVEGOOD igifata injinera mu Rwanda. Komereza aho ngaho tukuri inyuma kandi amushwa turiko turareba nawe kubikora tukira dutera n'ikirenge mu cyawe. Niba nawe wabikora rero n'abandi babikora. Hanyuma ndasoza ariko mvuga ngo I appreciate you all. I appreciate
hanyuma naba tip ishobora kwagira gute yafasha uyu munsi. Nuvuga ngo mu buzima waba uri gukora business ya LIVEGOOD, wari gukora business ya network marketing, icyo uri gukora cyose icyo usabwa ni kimwe, just wake up every day. So ngo ugomba kubyuka kare buri munsi, mu gihe abandi bagisinziriye bagira gute ibarota wowe uzabyuka kare ufate za nzozi zawe uzigira impamo. Yes, ngo ugomba kuri icyo kintu. Ngo byuka kare ugende ufata inzozi zawe uzigira impamo, mu gihe abandi bagira gute bagisinziriye barota. Ntabwo nabango nukurota ko nukurota. Kubona inzozi niki? Inzozi ni ikintu gituma mu by'ukuri urara udasinziriye. Muri uko urara udasinziriye ukuba ukora utekereza uburyo cyo wagira gute izo nzozi zawe wazigeraho. Rero guys, rero gentlemen, muraswa kwa LIVEGOOD umunyamuryango umuntu wese wamaze kugenga LIVEGOOD genda mushimiye uko mu by'ukuri atuma bishoboka. Waba uri muri LIVEGOOD muri team ya Vision Group cyangwa se uri muri team zindi upfa kuri muri LIVEGOOD, nuvuga ngo hari icyo wakoze kugira ngo bishoboke, hari icyo wakoze kugira ngo by'ukuri twe tubone ko byagiye gutko byashoboka. Mwarakoze rero cyane uyu munsi gishimira ko nagize kuri raka ya gold. Mu by'ukuri mbona ko nimba nageze kuri gold na platinum na diamond, crown diamond nazo ziraje ziboneke. Hanyuma ikindi kintu ndakukongera kumugiraho ngo don't waste your time anymore. Witakaza igihe utegereza ibintu igihe kirekire, kuko hari umwanga ambwiye ngo sometime you need to change direction. Nibango rimwe na rimwe hari igihe tuba dukeneye kugira ngo hari igihe tuba dukeneye kugira ngo inzira twahisemo cyangwa se icyerekezo turimo tugihindura kugira ngo tugere ku cyo tugeze gute kubyo dushaka. Ntabwo guhindura icyerekezo ari ikibazo. Ikibazo cyaba guhindura ibyo wifuza kugeraho, inzozi wifuza kugeraho. Ariko guhindura icyerekezo cyo ushaka kugera ku nzozi zawe ntabwo ari bibi. Ko uyu munsi naba nshaka kujya i Remera nkaca mu mujyi nkagira cyo mfata hanyuma nkakomeza nkahita mpasura na peyaje, ntabwo ari ikibazo. Cyangwa se kuba naba nshaka kugira Remera ndi Nyabugogo nkaca kuri Puwaruru nkakomeza, ntabwo ari ikibazo. Ikingenzi ni kumenya ngo uri urerekeza kuki. Warangiza nikareba niba iyo direction wahisemo ubona ari yanyayo. Ubona atari yanyayo, you have to change direction. Sibyo? Kuko ntabwo nabwira ngo uzihanganira imirongo y'ibero y'ahantu runaka kandi harimo imyo gushobora kugwamo then ukanaheramo. Icyaba cyiza you have to change. Niba uri kugenda urugendo rwawe ukabona harimo imikuku, ukabona harimo imyobo, ntabwo ukuba patience ntabwo uvuga ngo uzagenda muri iyo myobo, ahubwo iyo myobo ukora iki? Urayikatira. You change direction. Wamara guhindura ukagenda ugafata direction nyayo igufasha kugera aho ushaka kugera. Tip ya nyuma ndakubwira principles eshatu za network marketing. Free principles of network marketing. Number 1, nuvuga ngo there are no shortcuts. Uyu mwuga dukora network marketing, uratera kuba twabanga muri network marketing mu buzima abantu bose bageze aho bagera nta nzira yo gusa mugeze bacamo, nta nzira zo gusa mugeze bacamo. Cyane bango izi ni tips shaka ko zafasha abantu ko batera imbere buryo mwe cyangwa se ubundi ko bagera ku byo bifuza. Nuvuga ngo rero there are no shortcuts. Nuvuga ngo ku byo waba ushaka kugeraho byose mu buzima nta nzira y'ubusami ihari. You have to do something. Ugomba kugira icyo ukora kugira ngo ugire aho ugera hashimije. Number 2, there are no excuses. Muri network marketing muri mwuga dukora nta rwitwazo rwo kuba utagera ku byo abandi bagezeho, nta rwitwazo rwo kuba utagira ranka ya silver, bronze, diamond, gold diamond. Nta excuse igize gute ihari, kuko niba ari ubikora nawe wabikora. Nta handi yabikuye, rebo yabikuye, mubaze mwegera arakugira iyo nama. Sibyo gusa akanyuma karavuga ngo there are no trophy for trying. Ruvuga ngo nta mushobora gufata igikombe cy'ishimwe. Okay? Ntawe ubaho yagiye agerageza. Niba ugiye gukora ibintu bigemo neza byicaremo. Hari somo natanga kuri Facebook navuga ngo have to be immersed. Ugomba kwinjiramo wese. Immersed ni iki? Immersed ni kuri ufata ibuye ukarijugunya mu ki, ukarijugunya mu mazi. Bijugunya mu mazi biragenda rikibiramo rikamanuka rikageramo indani rikabamo. Nuvuga ngo niba ugiye kujya mu bintu ibyo byose ugiye kujyamo injiramo neza. Wijyamo igice, kuko wijyamo igice ntabwo bikunda. Bivuze rero iki? Niho uzabona ibyo bikombe byishimye, niho uzatora ibyo bihembo byishimye kubera ko wagize gute wagiye ukicaramo neza. Icyo wari gukora rero cyose uyu munsi ukagenda ugerageza ntabwo bikunda. Jyamo wese ugerageza ari kurimo wese uziko nibipfa akani gapfa naza kureka ikintu cyatumye gapfa then ingaruka icyo kigaragaza ko utari kugerageza ibyo bintu ahubwo uri ugerageza uburyo bwo kubikora neza. Ntabwo uri kubigerageza kubikora ibyo ngibyo ubwabyo, ahubwo uragerageza gukora uburyo ki bwo kumenya kubikora neza ariko urimo
wese. Ngibyo rero twashimiraga ababikoze neza, namwe mutaraza ni muze. Muri description y'iyi video ndabizi neza ko harimo link igufasha ko wabumwe mu bantu baryoninga LIVEGOOD. Niba utaragira gute, niba utari umunyamuryango muri LIVEGOOD, uragerageza ukore kuri iyo link, nurangiza ufate position. Muri LIVEGOOD ushobora gufata position yo utaramutanga amafaranga. Warangiza icyo gihe ugakomeza gukurikirana amakuru yose ya company. Bitari ibyo gusa, ushobora kumamagara kuri izo nimero ureba. Hanyuma tugapanga aho duhurira bari muri office yanjye muri chic, hanyuma ukaba wahagera then tukaganira. Ngaho mukore mwakoze cyane. 2 or 3 agreement working together, nothing will be impossible guys. Happy day and happy networking.